Hari umugore umwe wabanaga n'umugabo we hamwe n'umwana wabo umwe w'umuhungu wari ukiri muto, akaba yari afite imyaka nka 13. Uwo muryango ni wari ukize cyane, ariko ntacyo wari ubuze kandi wari umuryango mwiza. Umunsi umwe uwo mugore yabonye umusaza wari umuturanyi we wa hafi arimo ararya ibiryo bari bataye mu myanda hanze. Uwo mugore byaramubabaje cyane, maze abaza uwo musaza ati, kuki urimo urarya ibiryo byo mu myanda? Uwo musaza amureba mu maso aramubwira ati, nabigira nte? Umugore wanjye n'abana banjye bapfiriye mu mpanuka y'imodoka, nta muntu nsigaranye, kandi ntuye muri iki gihugu ndi umwimukira, nta n'amafaranga mfite yo gutaha iwacu. Ariko niyo nataha, maze imyaka myinshi mvuyeyo, sinzi uwo naba nsanze. Icyo nsigaranye ni kariya kazu gato mbamo, kandi uko ndeba nta n'amafaranga mfite yo kugura ibyo kurya. Ariko mwe muti ibiryo muri poberi bikiri bizima kandi byiza, ntacyo bitwaye, wenda nibwo buryo Imana yateganyije bwo gutuma nkomeza kubaho. Uwo mugore yarababaye cyane kubw'ubuzima yari yumvise ko uwo musaza abayemo, maze aramubwira ati, guhera uyu munsi ntuzongere kurya ibiryo byo mu myanda. Buri gihe maze guteka nzajya nshyira ibyo kurya byawe ku idirishya ryawe, aho niho uzajya ukura ibyo kurya byawe. Ku munsi wakurikiyeho uwo musaza yarabyutse, arebye ku idirishya asanga ibya mu gitondo bimutegereje, nuko arabifata maze arabirya. Saa sita nabwo yabonye ibindi byo kurya ku idirishya rye, kandi byari byinshi kugira ngo abiryeho na nijoro. Nuko uwo musaza aravuga ati, iyo dukoze ibyiza biratugarukira, twakora ibibi bikatugaruka. Igihe yavugaga ayo magambo, wa mugore yarumvaga. Umunsi wakurikiyeho uwo musaza yasanze ibyo kurya bimutegereje, kandi yongera gusubira muri ya magambo ati, iyo dukoze ibyiza biratugarukira, twakora ibibi bikatugaruka. Bikomeza bityo, ukwezi kurashira ukundi kuraza. Buri gihe uwo mugore yagumaga hafi aho kugira ngo yumve niba hari andi magambo uwo musaza yavuga, wenda amushimira cyangwa amusabira ku Mana. Ariko uwo musaza yahoraga asubiramo ya magambo amwe ati, iyo dukoze ibyiza biratugarukira, twakora ibibi bikatugaruka. Hashize amezi 3, uwo mugore yari arimo arategura ibyo kurya byo gushyira wa musaza, ariko nta byishimo yari afite. Yumvaga ari kuruhira ubusa, kuko nta na rimwe wa musaza yari yarigeze amushimira, ahubwo yakomezaga kuvuga ya magambo yarasigaye amurya mu matwi. Nuko aribwira ati, ibi ndabirambiwe. Uriya musaza ngiye kumuha uburozi maze yipfire, kuko n'ubundi ntacyo amaze ku isi. Nuko afata uburozi abuminjagira mu biryo yari agiye guha wa musaza. Ariko akibiterura, umutima uramurya, ahita ajugunya ya sahani hasi. Aribaza ati, ibi ni ibiki nari ngiye gukora koko? Ese koko ndi mubi bigeze aha? Ahita asenga, yicuza ikibi yari agiye gukora. Nuko yarura ibindi biryo arabijyana, abitereka ku idirishya rya wa musaza, hanyuma ajya ku kazi. Ariko mu kugenda, wa muhungu we umwe yari afite yatashye saa sita avuye ku ishuri, ariko arebye asanga yibagiwe urufunguzo rwe. Uwo musore yumvaga inzara ari yose, ariko yagize igitekerezo. Uwo mugore atashye nimugoroba yasanze wa muhungu we yicaye imbere y'umuryango. Nuko uwo muhungu amutekerereza ukuntu yatashye, yareba agasanga yibagiwe urufunguzo rwe mu cyumba cye. Nyina ati, yo mwana wanjye watesetse, inzara yakwiciye ahantu ku muryango, kandi nta n'amafaranga nari naguhaye. Uwo muhungu ati, ntugire ikibazo mama, njye nariye, ndabizi ko buri munsi ushyira uriya musaza duturanye ibyo kurya. Ubwo rero nagiye nsanga biracyari ku idirishya, hamwe ujya ubishyira, maze ndamuhamagara turabisangira. Maze nta nubwo ari ubwa mbere bimbayeho, njya nibagirwa gutwara urufunguzo, maze nkajya gusangira nawe. Iyo tumaze gusangira ahita ankoresha etide, hanyuma tugakina umupira.
Ni nayo mpamvu mu gihembwe gishize maze nabaye uwa mbere. Mama, warakoze cyane kwita kuri uriya musaza. Buri gihe iyo tugiye gusangira dusenga Imana tugusabira imigisha no kurama. Uwo mugore akibyumva yananiwe kwihangana, araturika ararira. Yatekereje ku burozi yari agiye guha wa musaza, ariko butari guhitana uwo musaza gusa, ahubwo bwari no guhitana umwana we w'umuhungu. Nuko ashimira Imana agira ati, uyu munsi nibwo menye ko amagambo y'uriya musaza afite akamaro. Nibyo koko, iyo dukoze ibyiza biratugarukira, twakora ibibi bikatugaruka. Sindi bwirirwe mvuga isomo twakura muri iyi nkuru, kuko byoroshye ko buri wese ahita aryibwira. Ahubwo icyo nakubwira ni ugukanda subscribe no gusangiza abandi iyi nkuru ngo nabo bayigireho. Njye wumvaga ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates. Urakoze.